Yes, reka rero nongere kuguha ikaze ukomeje gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV nkuko nabigusezeranyije umunsi ku munsi urubanza rwa Sandrine twararukurikiranye none kugeza ku musozo. Jihad uri mu bantu bakurikiranye uru rubanza rukaba rugeze ku musozo. Kwanza reka nangire nkwakira. Urakoze. Uko natangiye nkubaza nakubajije uru rubanza wararukurikiranye kuva rutangira kugeza ku musozo. Jihad, imyanzuro ifashwe muri uru rubanza wowe urayivugaho iki? Ndayumva nkuko ari urukiko rwabigennye, ariko imyaka bakatiwe ni myinshi pe. Yego ni myinshi, myaka 25 mw'abantu mwe ni myinshi. Gusa nyine ni ku rukiko rwabyanzuye, nta kundi utubye tukurikiza itegeko. Yego. Ukurikije ibyo babashinja, ibyo bakoze, ndetse nawe ukurikije icyo bakoze, kuri ku giti cyawe wumvaga ko imyaka bakakwiye kuba hari imyaka ingahe? Ntago jewe ndi umushinjacyaha cyangwa se umucamanza, niyo mpamvu navuze nti bizakemurwa n'ubutabera. Yego, nyine ubutabera bwabigaragaje, ariko jewe nashiramo amarangamutima ya kimuntu, ariko ni kuriya byagenze. Jihad, muri societe nyarwanda ni byinshi abantu bakora, ni byinshi ni irihe somo ubona byasigira societe nyarwanda ku bana b'abakobwa ndetse n'urubyiruko muri rusange nyarwanda? Societe nyarwanda dukwiriye guharanira ubumwe n'ubworoherane, aho kugira ngo dukreye ibintu biri buze kudutura mu kagaso. Bige n'isomo turize bamwe, abandi baziga bajya bavuga ko sinzi, gusa tugomba kwiga. Jihad, ndagushimira. Urakoze. Yes, rero wowe warukomeje gukurikirana Yawe TV nguko uko urubanza rurangiye, birangiye babakatiye imyaka 25 ndetse n'ihazabu ry'amafaranga miliyoni 4 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi ni Yawe TV, reka tugende tureba bo mu muryango wabo se twumve bo barabivugaho iki. Ngewe ndi Emmy, kora subscribe, ukore like, ukore share ndetse na comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Turabakunda. Yes, tugusanze hano uri mu bantu bitabiriye imyanzuro y'urukiko, ibintu byose wabikurikiranye, bimeze bite? Ntwaramuse. Okay, kuko bimeze nyine urubanza nahitabiriye nta nizinduye byibuze kugira ngo bamfate mu bibanze bazindutse. Gusa batangiye dusomera imyanzuro y'urubanza uko byagenze, amafaranga baciye nyine bagomba kuyatanga, ko baciye amafaranga miliyoni 4 nandi nibiko ku ruhande ko ariko bose bazafatanya bazaterateranya y'ubunazitanga amafaranga 500. Bona telefone bafatire telefone zije muri 6 nazo bagomba byuze gushira guteza cyamunara, ariko izo telefone amafaranga bahemba bakayibera ko agomba gutangwa muri rura, cyane amafaranga agomba gutangwa. Gusa birakomeye. Birakomeye ukurikije icyaha bakoze ndetse n'ibyo babashinja. Ese kuko ubona imyaka 25 yari ikwiriye, cyangwa wowe kubwe ku giti cyawe wumvaga hari indi myaka bakagiye munsi? Nge nkurikije iyo myaka bakatiye 25 ni imyaka myinshi cyane, gusa kuko mpamvu ko ni imyaka myinshi, gusa uko barahanga ko uramubare wa uko bari hariya, gusa byibuze buri muntu nge numvaga byibuze agomba kugira imyaka akatirwa. Bitewe ko ikintu bakoze ni kimwe, haratangiye umugambi, harabaje nyine baje kureberera, gusa nanone nyine nk'urukiko nyine rugendera hamwe muri rusange ko igikorwa bakoze ni igikorwa kimwe, ariko numvaga byibuze watangije timu byibuze ari baha igihano kinini kurusha abandi, we na byibuze abari munsi y'abenda baha duto, ariko nta kundi nawe twarinda kumyanzura urukiko rwafashe nyine. Harimo umukobwa waje aje gusura cyangwa se nawe bamutumye. Ese koko wumvaga nawe bagakwiye ko mu myaka 25 cyangwa wumvaga hari ikindi kintu we bari kumugenera we ku ruhande rwiwe? Ubu waje gusura nyine byibuze icyo navuga ngiye yazize tu ni ikigare kuma akenshi dega ugufatemo y'abantu runaka nyine byibuze icyo igihano babahaye namwe nicyo babahereza, ariko nakunda agomba kubyakira numvaga byibuze bakumuha akantu gato nyine koroheje. Imyaka 25 kuri we ni myinshi, gusa si wenyine urimo, harimo n'abandi bitagakwiriye ko bahaye imyaka 25, ariko no kwakira ibyabaye nawe agomba kubyakira nyine, agomba ko icyo wakoze ni ikintu kimwe, umugambi wari umwe nyine, ariko we avuga ko yaje gusura nyine ngo yabonye ibyabaye nyine tubwo nawe icyo azize no kudatanga amakuru. Yatanga amakuru byibuze wenda iyo myaka nabayikatiwe, hakudatanga amakuru byibuze ntabwo akora icyo nawe bitumye imyaka bayimuhereza.
isomo ki kuri sosiyete nyarwanda, isomo ki ku rubyiruko nyarwanda? isomo nabahereza pe ni ikintu cya kibabaje, byibuze tugomba guhindura inshuti tugendana nazo, tugomba guhindura abantu tubana nabo mu buzima bwa buri munsi, kuko akenshi umuntu n'abandi ni abantu, umuntu ushyiraho timu y'abantu runaka tugafata umugambi wo gukora ikintu kimwe ariko tukirengagiza kizava muri icyo kintu tugiye gukora. Gusa njye isomo naho abaturarwanda bose muri rusange nuko twirinde Kigali kandi duhinde n'inshuti tugendana nazo. Ugiye wahinduye inshuti byibuze hari ubona ko fata ya nshuti ifite ubona ko ifite umuco, apana fata ya nshuti ubona ko izakura ku muco wari ufite ko izaguhindura byanze bikunze. Icyo navuga ati kwirinda yendera mu Kigali byibuze no kureba inshuti tugomba kubana nazo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Turagushimiye. Murakoze cyane. Kwanza iyi ni Yawe TV, icyo ngusaba wowe karaba intoki kugira ngo dukomeze kwirinda icyorezo cya coronavirus nk'abanyarwanda. Turabakunda. Rero banyarwandakazi, reka nongere kubaha ikaze mwe mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV. Ngushimira we wakoze subscribe, nawe utarayikora ngo saba ngo kora subscribe, ukore like, ukore share ndetse na comment kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Rero nkuko mubibona hano twaje gukurikirana imyanzuro y'urubanza ruregwamo babakobwa bashinjwa kugirira nabi uwitwa Sandrina. Abo bakobwa rero harimo abo bakobwa bari abakobwa batandatu ndetse harimo n'umuhungu umwe. Rero aha rero mutubona turi ku rukiko rwa Nyarugenge hano Nyamirambo. Icyo tugusaba wowe ntukureho cyangwa se ngo were kudakora subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu. Aha rero twaje gukurikirana uru rubanza nkuko mubibona. Imyanzuro y'urukiko turayibamenyesha mu kanya ndetse turayibagezaho. Kora subscribe, ukore like, ukore share, ukore comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Kwanza ukaraba intoki kugira ngo twirinde icyorezo. Birakaze. Noneho nawe mfasha. Uri hano nk'umunyamakuru wakurikiranye urubanza rwa Sandrine kugeza rurangiye, kugeza rugeze nkawe nk'umunyamakuru ukurikije n'ibyo bavugaga cyangwa se nta kintu mfite kurenzaho kuko umushinjacyaha n'ababuranisha runo rubanza hari ibyo bakurikije ariko njyewe wenda icyo numvise wenda nibyo ko babakatira ibyo nta nicyo barenzaho, ariko imyaka 25 imyaka 25 ni myinshi bro, 25 ni myinshi. Icyo numvise bagabanyije za miliyoni 100 bazigabanyije mpaka zose barabara nibyo n'indi kiza ko baregeraga bigera muri miliyoni 4,700. Bavuga ko na telefoni zabo zigomba gusa ziterwa cyamunara nazo bakazigumana. Ese impamvu bazigumanye ni iyi arumva impamvu zigumanye ni iyi gusa rero kujurira hari igihe bazajurira wenda imyaka bakatiwe bakayigabanya, ariko birakaza umusa bazavamo bashaje. Nimba ufite imyaka 25 azavamo ufite imyaka ingahe? Si bwo ngubwo imyaka 50 urumva. None wari usize umwana w'umwaka umwe n'igice, hari igihe azasanga umwana we yarabyaye urumva ari hanze. Birababaje umva birarenze. Ngiye numiwe. Uhera he uvuga ko bibabaje kandi hari icyaha bakoze babashinja ko binjiye mu cyaha cyo kwica umuntu, sibyo? Wenda na amahirwe twagize ntago bamwishe. Ikindi cya kabiri ibyo babashinja bo bemera kubita ndetse no gukomeretsa. Ese koko ushyize mu kuri cyangwa ushyize mu gaciro iyo myaka 25 wowe kubwa bakagombye kuba imyaka bakoze icyaha pe, bakoze urugomo, bagombaga guhanwa kuko buriya umuntu wakoze ikosa n'umuhane nta kintu waba ukoze. Ariko imyaka 25 ni ukuri bari gukubita inkoni zabo bakagabanya bari kugabanya umusaza. Harimo uwaje, harimo abinjiriye mu kigare bagendera mu kigare, harimo n'utarageze n'icyamukubita se cyangwa n'icyamukora. Ese nk'uwo nawe koko wabonaga ari ku imyaka 25 nabo bari mu bantu bakubise? Nyine bari bakubise, ariko ubundi niwe guhura niwe wari gukubitwa yango nibabaza cyane urumva. Zaina n'uriya muhungu mwagiye mu bakobwa akaye gufatanya na wenda yari kuba yabihanirwa birambuye, ariko nk'abari yabanditse 25 bro ni myinshi ariko hariho ubujurire. Bizagenda neza ko twizera ubuyobozi bwacu kandi n'imbabazi za president hari igihe nazo wenda zazabageraho, kuko birababaje bacinywa n'izamba n'ukuri wenda mu kujurira kwabo bazare ko babigenza.
niyihe nama wagira urubyiruko muri rusange bavuga ko icyaha bakoze bagikoreshejwe n'inzoga ndetse n'ibiyobyabwenge, niyihe nama wagira urubyiruko kugira ngo tubatizongera kwisanga mu bintu? Mwirinde n'ibintu byo kuvuga ngo turi akagurupe ngo nimba umwe atujemo agakora icyango twihanire, hoya mureke ibiyobyabwenge n'izo nzoga muzireke, n'izo nzoga kabisa. Ariko imyaka 25 bro ni hatari. Kwanza kora subscribe, ukore like, ukore share, ukore comment kugira ku rukiko, kuko ibyabo byo byararangiye, babakatiye, byarangiye nk'uko mubizi mu mategeko. Iyo urubanza rugusomwa si ngombwa ko ushinjwa ahagera. Iyi ni Yawe TV, kwanza kora subscribe. Yes, rero nk'uko mwakomeje kubyumva mu majwi menshi atandukanye, hari abavuga ngo babakatiye ni myinshi cyangwa se nk'imyaka bagombaga kuyigabanya, ngo barabiterwa n'ibiyobyabwenge, itabi, inzoga. Ese koko mubona ibi byari bikwiriye umuryango nyarwanda? Ukwiye kunsubiza. Ikindi cya kabiri, umuryango wa Zaina ndetse n'umuryango wa Sandrine ntago wabashije kuboneka. Batubwiye ko twabahamagaye kuri telefone, batubwira ko bazagira icyo batangaza nyuma y'iminsi nk'itatu cyangwa iminsi 5 babanjije kwakira ibyo bakatiye aba bakobwa. Wowe ukurikiranye Yawe TV, turagusaba kugira ngo ukomeze gukora subscribe, ukore like, ukore share, ukore comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu, ndetse ngushishikariza gukaraba intoki, kwirinda gukoranaho kugira ngo dukomeze gukumira iki cyorezo. Rero ndagushimira, nge wabonaga ni Emmy uri kuri kamera ya Ribabo. Turabakunda. Ku mbuga zacu nkoranyambaga ni Yawe TV. Yawe TV kuri Facebook page ni Yawe TV, ndetse no kuri Instagram ni Yawe TV. Ukeneye ibindi kwamamaza kuri Yawe TV, urahamagara kuri 0783 222 222. Uri kumva ko ari kuri 2 enye 7 7.